n'umwana ni mukuru mu nda ntago nabyakiriye neza pe. Hari akantu tugiye gukora k'ibibazo 10 turi bubazanye kandi nditezuguye yuko utsindwa turamureba nyine turareba ibyo tumukorera. Ikibazo cya mbere kiravuga ati ninde wabanje gupropose undi, ninde urusha undi guteka, ninde ukunda guhamagara undi kuri telefone. Gatandatu kiravuga ati ninde ukunda kurakara vuba. Ikibazo cya karindwi kiravuga ati ninde usaba imbabazi. Nta nubwo yakomplika ngo kubera kisheri unjyanye hano mu rugo rwawe ndahama ndahakora. Aragenda nyuma aza kugaruka abwira mukecuru ko nicyo nabwira abadamu badukurikiye cyangwa se abakobwa cyangwa abasore bitegura gushaka. Ariko iyo ari umugore w'isezerano urumva aza yayiziritse. Urumva Hey, umeze gute? Umeze neza? Jya umeze neza cyane rwose ndashima Imana. Aba nongeye kugaruka imbere y'amaso yanyu, nari mbakumbuye cyane, nari maze igihe ntakora kubw'impamvu zigiye zitandukanye, ariko ndabizeza yuko ntazongera kubura. Abampamagaye abanyandikiye message mwaragize neza ko mukumbiye ikiganiro cyanjye, nongeye kugaruka cyane, ariko ntago nagarutse nagarukanye abantu badasanzwe bagiye kutuganiriza inkuru y'urugendo rwawe y'urukundo. Mutege amatwi batwigishe, mutege amatwi batubwire ibigiye bitandukanye by'urugendo rwawe. Ndizera cyane yuko turi bugubwe neza mu kiganiro cyacu. Reka ntatinze ndabakire. Karibu muri studio yacu. Murakoze. Amazina yanyu? Amazina yacu nitwa Rwangabo Jean Bosco. Yego. Aba n'umufasha wanjye. Wow. Ange. Na? Abayo Ange. Abayo Ange. Ange umeze neza? Yego meze neza. Ndabona usa neza cyane. Niteguye ikiganiro cyanjye n'umugabo wanjye. Wow. Ati ngo yiteguye ikiganiro ciwe n'umugabo wiwe. Muno kumva ko kantu bashizemwo Ange ashizemwo yiteguriye ikiganiro ciwe n'umugabo wiwe. Ikiganiro uraba witeguye ibibazo byose ndi bukubaze. Yego ndabyiteguye cyane. Ariko tudatinze cyane reka twakire umutware wa Ange ari we Jean Bosco nibagiwe. Yego. Atuganirize urugendo rwe na Ange kuko ndabona Ange atoroshye. Okay, tudatinze cyane reka twakire umutware wa Ange atuganirize iby'urugendo rwawo by'urugo cyangwa se urugendo rwabo rwa fiançailles kuko biragaragara yuko Ange atoroshye cyane aba yaramukomplitseho gatoya. Karibu tuganirize byari bimeze gute? Ubundi urebye urugendo rwa fiançailles yanjye ni amateka akomeye cyane. Nibyo dushaka bitubwire. Ni Imana yahibereye yonyine gusa. Ego. Kuko urebye mbega uko nabivuga ni nka témoignage kuko n'ubungu umugore wanjye ndamwishimira. Wow. Ko yaje mu buzima bwanjye naramwatse Imana. Wow. Rero amateka yanjye n'umugore wanjye ni amateka y'ibyishimo. Byari bimeze gute ugitangira kumubona? Byari bimeze gute? Reka ndakubwira nyine reka kwihuta. Yema n'umushaka ibintu bigende byihuta numve. Ibi ni gake gake. Byari bimeze gute? Umva. Byari buryohe. Yego. Ubundi jewe ntibeshye nibuka. Arabizi umusore byaba yakumena kugarira cyane. Abakobwa ukabona nta gahunda bafite, nta kintu, ukabona ukundana n'umukobwa wowe ufite gahunda yo kuba wabana n'umukobwa ugasanga wowe uzize gahunda. Yego. Ubwo nese ifata umwanya wo cyane kwishaka. Ijari. Umukozi. Wavuye mu masengesho. Niho nahuye n'uyu mugore. Wanjye nkunda. Wow. Urumva mu kuzamuka njya mu masengesho turasenga
bwa mbere duhura twahuriye mu muganda turi gukora umuganda muhura mu muganda atafite iyi freshere gutya ariko freshere ntazo yari afite, yari yambaye agashapo urumva yego ariko kandi twazi kutuzana kundana tuzana abantu kwa kundi icyumweru cy'umuganda tugenda gukorera kuba musozi twasengeraga bagiraga umunsi w'amasengesho umunsi w'ikitega ari kimwe tugenda gukora isuku nibwo nagize gutya nawe yatangiye nyine kwa kundi umuntu atura ubundi ariko simbiha umwanya nkabanza kwa ko nayo recevoir ukabona yuko nanje ariko yaba ameze okay. Urumva rero ubwo ko kuntu nagiye ndi desi ariko avuga ati urumva noneho ikintu cyaje kubaho yari yambaye agashapo ndabyibuka k'umukara wanije agashapo ukaba uratangiye kumwegera ngo wanije aho gashapo nyine nka sister comme sister mwari muhuye bwa mbere tunamubwira ati ngiye kurambana arakama yo Mugabo duhanurana yego kandi ibibazo bye nkamubwira ibyanjye ngo tutarakundana ubwo turakomezanya noneho ntangira kugenda nagenda tugiye mu masengesho namubura urukundo rukaba rwatangiye gukubiramo urumva ariko ntiturabwirana ndakeka ko nawe koko ariko byaba kuko iyo twaburanaga gutya muri groupe twasengeragamo wabonaga undi bajyaga kumva tumeze neza tugatangira inzira y'umusaraba reka twihuse cyane tubaze na Ange ukimubona Bosco wumvise umerewe gute muri wowe Bosco nyimubona namubonye dusengana mbona nyine nk'umuvandimwe usanzwe nyine dusengana ntarabyiyumvamo iby'urukundo turakomeza turasengana nkamufata nka brother nkamubona nkamusuhuza nyuma ariko namubura mva mfite ikibazo ase umunsi twaje gusenga byagenze bite ubwo ni urukundo rwagiye ruza namubona nkangayika namubona hari ahantu yakundaga kwicara nabona nkumva ndatuje nkatangira gusenga numva ntuje urukundo rugenda ruza gutyo gake gake ariko sinahita mubwira ko namukunze nyuma noneho we uyu Imana yamuciyemo noneho iravuga ati uzi ko Imana yambwiye ko uri umugore wanjye bati wapizo ni blague ni bya bindi by'abatipe babeshya ngo basenze ngo Imana yakunyeretse none imbere yaho ariko watangiye kumukunda naratangiye kumukunda gake nyine namubura nkabura amahoro nkavuga ati se wa musore ko ataje gusenga ariko nyine bitaranjyamo ntarabyiyumvishamo nyine ko mukunda ariko niwe yatangiye kukubwira ko agukunda nyuma yaje ubundi uko bimeze hari bimwe atibuka ko agiye byose ugenda byibuka ndanabizi kuko wari ubabaye cyane wari ufite kubabara ntabwo mbabaye wari ubabaye wari ufite deception nyinshi mbamubwiye deception nanzi mfite ariko jewe ntabwo nababara gute kandi kumwe na Yesu ari kumwe na Yesu ariko utararonka umuntu no uwo muntu rero nari nzi ko mu gihe ndi kumwe na Yesu wow nuko mfite byose uri kumva yuko Yesu atanga ibintu byose atanga n'umufasha mwiza nazamutse uwo musozi wari utwaye icyo cyifuzo gusa cy'umugore no urumva uretse gatoya ye kuzamuka umusozi nafite impamvu zamuka yego urumva nari mfite byinshi sha sibyo ko n'ubu ngubu ndi ku mudendezo uguwe neza
wazamukanye ibyifuzo byinshi. genda nagiye hari ibintu byinshi ngiye guta kuri aya musozi. Wow. Urumva? hari ubukene, gutekereza nabi, ibintu byinshi yagiye yaranyuzemo. Urumva? Ibyo byose ni ibintu umuntu yazamutse agiye kwituma hariya. Noneho Yesu arangije araza. Anyuzera muri njyewe, anyereka byose. Akwereka n'umufasha wawe. Umufasha rero sasa uburyo yabonetse ni gute? Ego, ibyo nibyo nshaka, niho twari tugeze. Hageze igihe cy'iki. Wow. Maze kumererwa neza, ibintu byose maze kuba tranquille, ikintu cyose cyari kiri ku murongo. Ndavuga umufasha. Yego. Ndangije ikintu nakoze, hageze igihe ko ari ukwezi kw'ibyifuzo twagira. Yego. Tugatandika kutimo y'umuntu ushaka, twarangiza tukagenda mu muzi w'Imana, tukagira gute, tukabitwika kwa kundi nyene kotsi kazamuka mu ijuru. Yego. Ubwo rero Imana yambwira ati uriya muntu ugumunyuraho uguma wirengagiza gutya. niwe mugore wawe. Wow. Rero niyo mpamvu rero ngaho nanjye iryo jambo rikiza. Yego. Ntabwo natize. Wahise ugenda urabimubwira. Tukimara amasengesho gusenga. Wumvaga nyine bagire vuba. Oya, ntabwo numva nose mvaga bagiye vuba gusa nagomba kurinda. Gutegereza nyine nk'utegereje. Arategereje amasaha yo gutaragera, ageze ikintu cyabaye niki isinegera. Ufite abana? Okay. Sheila Bliela. Okay. Ubwo ubutaha igihe tuzabazana abavuyanga ahubwo. Barakubagana cyane. Terrible. Ubwo bakubagana nkande? Nkande? Gende rero buriya nkurikira aya mateka bakubagana nka mama wabo none se ubwo ko ari abakobwa urumva ubwo nimbyara agahungu gakubagana kazaka kubagana. Oya ntabwo bigendera ngo uko ari umukobwa ushaka gusanga mu buto bwa nawe barakubagana. Ngewe none se wowe ubona gute? Ubona bakubaganye se? Oya mbwira ikaguseka abana ikaguseka. Bashika ikiganiro sinzi ko kiri burangire kuko Jean Bosco arasetsa cyane. Oya ikaguseka kuganira. Bon kuko tutabana nabibaza arakubagana mu buto wumvise amateka ye. Numvisha amateka ye yakubaganaga gake biringaniye. Cyangwa urabitinya? Ikigaragara cyo ndabona asa nk'ufite ubwabo kumva wakubaga gake. Harimo umwana ukubagana gake no kubagana cyane. Aba bintu ukubagana gake. Shera kubagana gake, Briella gakubagana cyane. Ngaho none dusubire kuri wa munsi nyene birangiye amateraniro arangiye uhiteze none kugenda kubwira ijambo Ange byari bimeze gute? Yewe irga ntabwo irga ariko mubwire. Ibyo Imana yahaye umugisha. Nagavunika. Ntabwo navunika. Oya. Ange asaguterete. Ntabwo yaterese. Reka nkubwire ikintu kimwe. Wewe banza wumve kuko deje Imana yaranteretse. Yari Imana yaragudangije guteretera. Irangije inyereka umufasha wanjye ndi kunyuraho. Wow. Sinamubwiye gusamubwira ati Imana yakunyeretse. Urumva? Ambwira ati Imana yakunyeretse yuko ari we wanjye. Yego. Ikindi nawe ikijambo yambwira ati njyewe nanjye ngende mbisengere ndebe niba ari byo. Kigaragara ko ibyabaye byo ni uko byahise byitwa. None se Ange ko wari wambwiye yuko wari watangiye kumwiyumvamo santima, kuki se wamugiye ngo reka nanjye ngende mbisengere? Deja waramuburaga ukabura amahoro, nawe yakubura akabura amahoro. Gute wamuhaye undi mwanya kugenda kubisengera? Impamvu namuburaga nkabura amahoro nuko nyine ni bya bindi yavuze Imana yikorera ariko umuntu akaba atarabyiyumvamo. Numvaga nyine ntaramukunda ngo numve ko abaye sheri.
ariko kuko Imana nyine ihuza imitima, ni nkaho yaduhuje imitima, ariko twese ukimufata umusaza. yego, nk'uko nawe yamburaga akabura amahoro, nanjye naramuburaga nkabura amahoro, nkabaze kuki ataje gusenga, nanjye yambura ati kuki ataje gusenga. Ni ibyo byonyine, ariko nkumva ntago yaba umugabo wanjye. Nyuma rero impamvu yambwiye kuriya nkajya kubisengera ni kugira ngo ndebe koko niba ari wa mugabo koko Imana yampaye ari we nyine nasengeye. Jean Bosco, byatwaye igihe kingana gute muri uwo mwanya yagusabye yuko yagenda kubisengera? nta n'umwanya byatwaye. Reka reka, uwo munsi nyine yambwiye njye kubisengera, mu bukeye bwaho nawe ntigeze ampa igisubizo, ahubwo gusa byarikoze kuko ntigeze aza kukubwira ko akunda abakobwa tumenyereye ngo rero ndabyemeye. reka byanjye ndabyemeye. Reka we mwabandanije muri wa murongo nyine mwari murimwo deja. Imana yaduhaye umugisha, yari yabikoze, murakundana. duhera aho Urugendo rwanyu rwa fiançailles rwatwaye igihe kingana gute? fiançailles ni umwaka umwe. Umwaka umwe muhita murabana? Ni umwaka umwe. Imyaka ibiri? Oya, ni umwaka umwe mwamaranye? Ni umwaka umwe twamaranye, muhita murabana. Okay. Ubwo gusa ikintu cyabayeho twaje kugira bitewe n'urukundo, urabizi abantu bakundana, urabizi hari igihe bigeraho agatangira nyine, urabizi nyine nawe none sinagenda kubivuga. Yego ndabizi cyane. Tugera ni wa wundi yavuga ku ishuri, yego yigaga ITB, kugira mu rugo ntahari, ukavuga ati uyu none wa mugore nashaka. urumva uretse ko n'abaturanyi twabana. Yego, n'abandi uriya fiancé kabisa. Akakora amasuku, akagutekera. Ubundi hano ibyo guteka byo ntabwo ariko akagukora amasuku, ariko we yarazaga utabizi, ntabizi ko we ubwo byagezeho nabone kumenya arayifite, yakaza kugira bakajyanagura akabicira hariya ikintu nk'ibyo ngibyo, urumva. Ariko wabonaga ko ari umwana w'umukobwa uzi icyo ashaka. Mu rugendo rwanyu rwa fiançailles Ange, nta mbogamizi yajemwo? Hari abantu batera akavuyo babonye abantu bikundanira, baza akavuga ati Jean Bosco uramuzi wowe? Nta bintu ibyo ntabwo byigeze biza ngo bitume nubwo wamukundaga ariko bitume ugiraho kergire cyangwa se ugira tentation nyene mu bintu by'urukundo? Ntabwo byigeze biboneka? Mu rugendo rwacu ubundi iyo umuntu akunze umuntu cyangwa ari urukundo rwaturutse ku Mana, ntago mva amabwire, kuko iyo wakunze umuntu uba wamukunze. Iyo ugiye kumva amabwire ahandi uba ushaka gusenya, ntago ari urukundo ruturutse ku Mana. Urukundo ruturutse ku Mana ntago rugendera ku mabwire. Ukunda umuntu ukamukunda uko ari wese, imyitwarire, imico. Gusa iyo ubonye kitagenda neza ugerageza kubisengera, urukundo rwanyu rugakomera kugeza rugeze aho rugeze ubu. Twabaye abagabo, twabaye abagore, kuko iyo wumvisha amabwire ntabwo wubaka. Nicyo nabwira abadamu badukurikiye cyangwa se abakobwa cyangwa abasore bitegura gushaka, iyo ugendeye ku mabwire ukundana n'umuntu, urukundo rwanyu rurasenyuka. N'umugabo cyangwa umugore udukurikiye, iyo ugendeye ku mabwire urukundo rwabo rurasenyuka. Icyo nabwira rero abantu badukurikiye, nababwira ngo kunda umuntu utagendeye ku mabwire yo hanze, kuko hanze harimo abagukunda, harimo abakwanga, harimo abishimiye urukundo rwanyu, harimo abatarwishimiye. Rero iyo ugiye ugendeye ku mabwire y'abantu, urukundo rurasenyuka. Noneho twirukanze cyane nkababaza, urukundo rwanyu biragaragara yuko mwari mwarufungiye ahantu hamwe, nubwo haza nde ntabwo byari gukunda ko bisenyuka. Nabaza Jean Bosco, igihe wamubwiye ukamumva ko mwakundanye umwaka umwe, igihe wamuporopoje yuko yakubera umugore,
kuko urumva yuko ushobora gukunda n'umukobwa agakumva yuko mugakundana ariko wamugira iby'urugo akakubwira ati oya biracyari kare, urumva ku rukundo rw'umwaka umwe biba bigaragara yuko ni fiançailles yamaze igihe gitoya. Abandi bavuga ngo ni imyaka 5, imyaka 4, ariko orke umuntu wamuziranye buriya kuntu mwahurira hariya akakubura ukumva urahangayitse nawe akahangayika, urukundo deja rwari rwamaze kubira muri mwebwe. Igihe wamubwiye ati noneho Ange bya bindi bivuga ngo will you marry me yifashe gute, byari bimeze gute, wabimubwiye wabitusangiza? ariko jewe akugiye kunsetsa je nakubwiye ngo Ni Imana iby'Imana yahagazemo nambaga muzi nini sibyo. nyine ndashaka kureba ukuntu nyene yikompose yari ameze gute, kuko we ntago yabimenye. uko yikomplose se ni gute se twaragiye yaranamperekeje urumva yaramperekeje yangeza mu rugo mu bana uwo munsi aguze litrebiri z'amata turazififita gake gake twiganirira urumva Yego urabyumva yego litiro zawe ebyiri nta nubwo agoranye umva oya pana sidogana se kankubwire gawe ngo ntago ari umukuzi umugore umukuzi. abantu bakura baba baje bashaka baje bakurikiye ibintu wewe ibana aza yaguye inda nyine urumva, ariko iyo ari umugore w'isezerano urumva aza yayiziritse urumva abana Bosco arasitsa ubu se ntagusetsa cyane mu rugo. umva aransetsa cyane kabisa. urumva rero we yaje yayiziritse ko ari umugore w'isezerano. none w'isezerano kandi aho namukuye ni ahantu urumva umusozi abo ku musozi barazirika, muri kumva guys, abo ku musozi barazirika. Tandukanye ariko uyu mugore ntabwo namukuye mu kabare, namukuye muri boîte ku yantu akomeye, namukuye ku musozi. urumva rero se urumva yaza yagutse gute, nta nubwo yakomplika ngo kubera ko isheri unjyanye hano mu rugo rwawe ndahama ndahakora. Ngewe nkundana nawe icyo gihe twamaze nta mayinite nigeze mugera uvugisha ukuri. Yarakoraga se kandi wambwiye yarigaga. yakoraga ntabwo yakoraga nta mayinite yigeze nyaka urumva, mbega nibi namugwiraga nibyo bitiriza nawe fishi. Wow, ni umugore kabisa. umugore w'isezerano ntabwo ari wawe ugasanga uhuye n'umukobwa ngo atangiye kwishima mu gihe ngo urabona gisiko wakwibwirije ubwo ça veut dire que wibwirize yakugiriye gutyo se ngo ibwirize cyangwa se aratangiye ngo ibyo bintu wewe uhita wumva nawe we aho ari kwerekeza cyangwa agahora akubwira ati rero sheri dusohoke. sinigeze mpura nabyo kabisa. Wow, uzi ko n'ubu ngubu urumva uri umugore pe, n'ubu ngubu pe ni wa mugore tumaze kubana twakoze ubukwe. Yego mbo hari ukuntu nyine twirangije nyine nawe urabyumva murikorera ubukwe bwanyu buri nyene bwawe. Nyibwirire bakoze ubukwe umwana wacu w'imfura amutwite urumva, ariko urumva ko ubuzima nyine twabanje kuvuga tuti nyine kwa kundi umuntu agenda agira kwishika byabaye dutegura ubukwe. icyo gihe tubiteguye Imana izadufasha ahubwo abadushyigikiye bo batangaje n'ukuntu njyaye muri turwamu ati uyu mwana aturutse uyu mwana
inda ntago yagaragaraga, urumva ko inda itagaragara ntabwo yagaragara se bigaragara gute se mu ikanzu ya mariage ntabwo yagaragara. uri kumva yuko témoignage yanyu iryoshye cyane. noneho ureba n'igikurikiraneho wituramo undi abasubiye karaba mfite abana babiri ni impanga ni impanga. none se tugende gahoro, ndashaka kunyibwirira usugera ahantu mise mba ukuntu urumva yuko yakoze mariage deja ari enceinte. Wow, ni ikihe kintu wabwira umuntu, kuko hari abahungu bakunze gutera inda nk'umukobwa agahita rwa rukundo rwari rwabize agahita kwihakana, nubwo wambwiye yuko yavuye ku musaraba, sibyo, yavuye ku Mana. Ni benshi barahari benshi atari wowe, ariko nyene wababwira nikiye kintu wababwira kuko urumva ko wabaye umugabo kabisa. Ikintu ngewe n'ubu ngubu bishobora guhagarara imbere hano muri studio mbwira abahungu wakegereza microphone ukabitubwira neza, abahungu batarashaka. Yego, kuko iyo ubwira umuntu urukundo nukumukunda cyane, sibyo, ntabwo uba ugamije kwangiza ubuzima. Yego, kandi n'uriya mwana uba wanjye ntuzi icyo azaba, sibyo. Rero hariya njye ikintu ngewe nahanura abasore bafite izo ngeso, ngewe nababwira yuko nta kintu kiba kidafite impamvu yacyo. yego, urumva iyo ikintu kibaye kiraba kugira ngo hari aho bigomba gushaka kugeza. Rero iyo wanze umugisha nk'uwo nguwo w'umwana n'umugore deja wowe abahanura yuko bavana mu isoni uwo mukobwa n'uwo mwana deja bakamwemera, kuko biragaragara yuko umuryango w'uyu nguyu wa Ange deja yari amaze guhabwa ikintu cyitwa yari amaze gutwara inda, ariko wowe Jean Bosco uravuga ati no, reka ngerageze. njyewe nararwanye iyo ntambara, ndayirwana ebana ibishoboka byose, ubukwe ndabukora mugira umugore wisetsa. Ese Ange, igihe byabaye nyine ukamenya yuko uri enceinte, ntabwo warakaye wumva uramurakariye, kuko bikunze kuvuga ngo uramemukiye, uranyangirije ubuzima, niko nkunze kubyumva. Njyewe kuko umugabo wanjye yari yaranyijeje ko tuzabana, naba mfite iyo nda naba ntayifite, yari yaranyijeje ko azanjyana. Ntabwo yigeze antenguha, ntabwo yigeze ambwira ati okay ubwo utwaye inda rero wapi, ntabwo natekereza ko ari njye wayiguteye, abakobwa benshi bameze gutya. Ntabwo yigeze ahakana ko atari we wayinteye. Yaravuze ati n'ubundi uri umugore wanjye, nzakujyana. Dutangira gupanga ubukwe, nyimara kumenya ko mfite inda, kugeza igihe ubukwe bubereye mu mezi 3 ubukwe bwari bubaye. Umuryango wabifashe ute? Umuryango kubera ko akimara kumbwira ko ankunda yaje no kubibwira mu rugo, ahita avuga ati njyewe uyu mukobwa wanyu naramukunze, ikibazo cyose kizaba nzakirenga. Ariko kutavuga igitenge nabanje igitenge yabanje guha mama wawe kutakivuga, yari yatanze avance deja. Okay, urumva nyine akimara kubwira umubyeyi wanjye ko yankunze, yaje azanye n'igitenge kugira ngo mukecuru nyine avuga ati uyu ni umukwe, turategura. Yagiye amujyaniye igitenge, arambwira ati umukobwa wanyu aramubwira ati uyu mukobwa wanyu naramukunze. Mama wamaze kumubona yamwakiriye, kumwishimiye ko nzi ko ababyeyi bavuga ati ndakeneye umutipe umeze gutya na gutya, kuko urumva nta mubyeyi ujya wanga umusore usenga buriya. Kuko nari namubwiye ati uyu musore turasengana. Noneho aragenda, nyuma aza kugaruka abwira mukecuru ko umukobwa we yamukunze. Mukecuru rero ntago yigeze avuga ati uyu musore bimeze gute,
kuko urumva nta mubyeyi ujya wanga umusore usenga. Yesu avuga ati okay, kabisa ndamwishimiye, burya ni byiza kubona umusore usenga, ni byiza cyane, ndamwishimiye nta kibazo. Noneho ikirushijeho ni uko umugabo wanjye yahise abwira mama, aramubwira ati ikibazo cyose umukobwa wanjye azagira muzakimbaza. Rero ntwise ntago mama yigeze abigiraho ikibazo. Yahise avuga ati nyine wa musore ndamuzi, yatubwiye ko yagukunze, twizeye ko muzabana. Nta kindi, twarategereje nyine dutangira gupanga ubukwe, tubwira ababyeyi, aza gufata irembo mu rugo. Nyuma nyine ubukwe buraba, nuko umugabo wanjye ndamushimira ko atigeze antenguha, yambereye umusheri mwiza, no yambereye umugabo mwiza kugeza isaha, ni umugabo mwiza, ntacyo namushinja kabisa. ko twumva ko uri umugabo mwiza mu rugendo rwanyu rw'ubukwe, mva ko bibaye deja madame ari enceinte, harakenewe ibintu byinshi, hari ahantu adashoboye kugenda, wowe ukwiye kutigitaho. Byagenze gute? Byahise byihuta, ubushobozi buraza ku kanya? ariko ubwo ko wagiye ko agenda Munyakazi ariko bibwire nyine. none se mbikubwire gute ubwo nagomba guhaguruka nkakora. Urakora? Mudamu yamaze imyaka 5 adakora, ariko nawe muhaduka muri iyo myaka 5 urawukora. ndakora kandi ubuzima buragendeka. Ndi kukubaza muri ya misi ya mariage, uri gutegura mariage, urabona ni ikintu kibaye cyihuta, byagenze gute? Nihe imbogamizi wahuye nayo? Imbogamizi nahuye nazo ni nyinshi, ntabwo wazirondora. Yego. Ariko gusa njye nanizeye. Orize. Nizeye Imana yuko ugomba kubinkorera kandi irabukora, ikora ubukwe bwiza cyane. Ibintu byaraje birisuka. Ibindi kabisa ubukwe bwagenze neza, n'abantu barashimye, abantu banjye baranshyigikiye kabisa, ndavuga turabashimira cyane. Shima Imana. N'ubu ngubu ikindi kintu genda shima n'abantu banjye cyane. Wow. Basaga n'umugisha. Yego. Barambaye hafi. Baragize neza. Bamba hafi mu bukwe, mu rugendo rwanjye rwose, na n'ubu ngubu kandi bakindi hafi. Wow. Imana ibahezagire cyane. Aho wari we wese ahari. Ndamusaba umugisha, Imana imugisha. Ndabizi nta muntu ureba mu mutima wanjye, ariko n'ubu ngubu ndasaba Imana iteka ryose shingisho ryanjye, sabira umugisha abantu. Yego. Mu rugendo umva ko mwahise mushika deja nyuma ya trauma, umwana aravuka, mwambwiye yuko n'undi yahise yinjira mu mezi angahe? Mu mezi 3. Uri umugore w'intwari. Mu mezi 3 abyayemo, hashize amezi 3 mutamurabyara amaze kubana. Umwana yakwije amezi 4 deja n'undi yingiyemo. Deja yakwije amezi, twamenye yuko atwite Briella afite amezi 4. Uyu nguyu afite inda y'ukwezi. Ndabaza mama Briella, nkuko ni Briella. Ndabaza mama Briella, ese papa Briella amaze kumenya yuko utwite inda ya kabiri, kuko barabagabo bavuga ati ngo gute tibariye gute, ntago byigeze biba. Ndabaza uyu nguyu ntago ashaka wivugira. Okay. Mwite inda, okay, maze kubyara umwana wa mbere Briella, nuvango yamaze amezi 4 mpita nsama indi nda ya Sheila. Okay. Ntago nabimenye ko ntwite. Nakomeje kugenda nkajya kwishakira akazi, numva nyine umwana atangiye kujya kumenya kurya, urumva umuntu atangira gushaka akazi. Natangiye gushaka akazi, maze kudepoza mu mezi 4, numva nkazaza mera nk'umuntu urwaye inzoka, numva nyine ntago sinzi ukuntu mu nda bimeze. Umugabo arambwira ati nyamara wasanga utwite. Ngiye kwipimisha nsanga narasamye, n'umwana ni mukuru mu nda. Ntago nabyakiriye neza pe. Numvishe ngize ikibazo, ndavuga nigute ngiye gutwita
kandi n'undi mwana akiri uruhinja nzabishobora gute? Ndabyakira nyine ariko mbabaye, nyuma nza kubyakira kuko nyine urumva n'Imana iba yabishatse kugira ngo iguhe umwana. Ndabyakira umugabo wanjye ariko nawe ndamushimira, ntajya mbere intwari, ntago yigeze avuga kubera iki wasamye ibiki, urabona tuzamurera, ntago yigeze abimbwira, ahubwo gusa akimera kumenya ko ntwite undi mwana wa kabiri yahise abura imbaraga no kujya ku kazi biramunanira, ahita atekereza kuri icyo kintu kibaye n'umwana nawe akiri muto. Twese byatubayeho ikibazo kubitekerezaho. Njye nari nicaye, nawe uwo munsi yari agiye kujya ku kazi ntabwo yakagiyemo akimara kumenya ko ntwite umwana wa kabiri. Nyuma tugenda tubyakira, umwana wo mu nda turamwishimira, ubwo nyine nkazaza mpeka umwana umwe ntwite, muno mu nda ntwite undi, ugasanga nyine biramvunnye, ariko bamaze kuvuka naramureze arakura, umugabo aramfasha mu kazi ntako nari mfite, urumva niwe wakoraga gusa aramfasha, abana bacu baba beza cyane, umukuru agira peta ararya ntago yonkaga, urumva nyimara kumenya ko ntwite namukuye ku ibere. Umukuru akazaza arya, turamwitaho cyane bishoboka, n'uwa kabiri yonka, ntago umukuru yigeze asubira inyuma, nicyo nshima Imana. None ubu rwose ni abana beza bashimishije, ni inkumi bafite imbaraga, nubwo n'umukuru atonse ariko nawe afite imbaraga kubera yigiraga peti. Ndabishima Imana cyane, mugabo mwiza, ndebe ntwari, uri umugabo mwiza kabisa. Urakoze kabisa. Uri umugabo mwiza ngo uri intwari. Wabishobojwe n'iki gufata gutunga umugore utwite umwana mu nda n'undi areze gutya w'amezi hafi 4, yari afite amezi 4? Wabishobojwe n'iki? Niki ki wasangiza abandi bagabo? Nabishobojwe n'iki? Ubushobozi se? None se reka mubaze ikintu sibyo? Nk'ubu ngubu nkubayije ko ririya bara n'umweru, yego, kandi mbibona ko ari umweru, urumva ntaba nigize nkana, yego, deja mfite Imana, hanyuma bambwira ngo ariko Jean Bosco yizera Imana cyane. None se wewe wambwira ngo nabishobojwe n'iki? Nyene wabigenje ute? Byagenze gute kugira wakire nyene deje umugore aricaye afise ina atwita afise n'undi muntu? None se byagenze gute? sakubwiye yuko ntagiye ku kazi uwo munsi, ariko indi minsi waragiye? Uwo munsi nyene ubwo nyene byacitse, wacitse intege? Nahise ngeze sugucika intege. Yego, sugucika intege. Ntabwo nacika intege ko umwana umugisha, sibyo? Ahubwo gusa nahise mfata isengesho njya ku kanya. Mfata umwanya nawe ndaruhuka, ndeba n'uburyo nsaba n'Imana impa inzira z'uko bizagenda. Ibyagenwe byarikoze cyane, byarikoze, urabatunga neza n'ubu ngubu Imana iragushoboza. N'abana beza bafite igikundiro, mbega ubu narababonye. Yego, n'abana ba minisitiri. Ni n'aba minisitiri. Nese umuntu wizera Imana nta kimwe itagukora, n'abana ba minisitiri, ahubwo bareze n'abana ba minisitiri. Wow, Imana irabashoboza kurera abo bana, ariko kandi babaye inkumi meze neza cyane. Nta kibazo yari kwisi. Abana basa nande? Abana basa nande? Abana basa na twese, wowe tudasasa. Mama Briera, abana basa nande? Twese turasa. Ubwo nimbabona nzabona mwese musa. Imana yaduhaye ishusho yabo twese, numva ngo umukuru asa na nyina, umuto asa na se. Ubundi ntabwo uri kutubona. Murasa, niho nashaka kuganisha. None se ubwo ko mbona musa, ese ntabwo ababyeyi batembereyeho? Ko mbona musa, muraratohoje neza? None se wumva ndabambwira. Twarabinetse kuko uyu musore nako uyu mugabo wanjye arumva akimara kumenya buriya yanjyanye mu rugo iwabo, urumva nawe aza kundeba mu rugo. Yagombaga kumenya ababyeyi banjye, nawe nkumenya ababyeyi be. Isa njyana kwa nyirakuru, nyirakuru abanza kunyishimira,
birashoboka ko Ubundi- yatananyishimira ubundi- yari kuhita avuga ati wapi Cu, mugeni Pardo ntabwo gato, mushaka Pardo gato ariko ubundi harakana nyibukije twebwe burajye n'instrument umukecuru wanjye umukecuru byara papa Eh. uretse ko aherutse kwitaba Imana Oh. ahari Condolences. Imana izamufashe izamuhe uburuko bwiza mushyire ahantu hatemba amata n'ubuki kuko ni umukecuru nakundaga cyane mu buzima bwanjye niwe muntu wamwitiragamo Yego. Kaguhitiramwo umukobwa atuye ni sawa. nawe noneho namugeje arambwira ati Atuye no ni sawa. mbega akana keza Ariko mana. iyo ati umva Akwanje uri mwiza. komereza aho ngaho urumva ese ambwira ati komereza aho ngaho akana ko no mu rugo ebana mu rugo baramushimye cyane Wow. amaze kumara kumushimira nanjye Abakongera imbaraga. Kuraje nyinshi. Ati uyu nguyu ni sawa cyane. umva nakoze iyo bwakabaye ati uyu nguyu noneho ni sawa cyane. ubibona gute Ubu ni sawa kabisa kandi urabona ko utamuha abana babiri wagira ngo ni muri ba Jeune Marie muri abajene mwabigenje ute muri bashya tugana ku musozo couple ya Jean Bosco nashaka kubabaza tugana ku musozo ikibazo kivuga ngo ese Jean Bosco ntago yari afite kugira hari abahungu bagira nubwo yego Imana niyo yamuguhaye aho ukavuga ati ndashaka umukobwa w'inzobe ufite hoteko cyangwa umukobwa unanutse hari amaguru gusa partage hari amaguru agiye atandukanye we ntago wari ufite izo ufite yanjye bo icyo gihe ntago yari bwazi uyu yari yanjye none yawe gute tubwira ati narakundaga noneho gukunda iki kandi bisobanura reka nibarize yanje we ntago wari ufite uvuga ati ashaka umutipe w'ubogare kangutse njyewe ikintu nasabaga Imana nashakaga umusore muremure n'Imana yampaye rero ntabwo Imana yampangitse none se kuko nari ndi mugufi kwanza ntabwo nari gushaka umusore mugufi kandi nanjye ndi mugufi njye nashakaga umusore muremure unsumba Imana ikabiramo Imana rwose birabikoze impaye umugabo witwa Jean Bosco Rwangabo kabisa muremure ushinguye kabisa ngero bogare iki kiganiro bashaka tugisoze kuko Jean Bosco yibereye hano arasitwenza arasetsa cyane ntabwo wagira irungu na Ange yambwiye ko atajya agira irungu mu rugo antuka uri sociable twakwishimiye cyane mu kiganiro ariko tutarakirangiza hari akantu tugiye gukora k'ibibazo 10 turi bubazanye kandi nditezuguye yuko utsindwa turamureba nyine turareba ibyo tumukorera sibyo Jean Bosco utsindwa ubu harimo utsinda nawe utsindwa harimo utsinda nawe turabigaragaza turebe nyine ukuntu bimeze utsinda nyine ni champion uramuzi iryo jambo uri kumira warivuze rivuge ryose niba utsinda utsinda nyine afite turamugurira fanta reka tukini umukino kuko mbere ya byose ni Imana kandi Imana igiye kudushoboza sibyo reka dukine uwo mukino ni ibibazo 10 turagira intebe ukuntu tugiye kuzigira gutya hari amakouple usanga adaherutse utuntu tw'umukino ariko muge ndizera yuko muhora muri fani mu rugo iwanyu nabibonye ahubwo ndifuza kuzabasura ndebe ukuntu bimeze n'abo bana turebe ukuntu babashaka karibu cyane karibu urugo rwacu ni nyabagendwa nta kibazo kabisa dufite guys simwishimiye umuryango uraryoshye cyane nishimye yuko nzabasura iwe kwa Jean Bosco na Ange abayo urumva ko nabafasha mu mitwe rero reka tukine umukino usoza ikiganiro cyacu kandi mwakoze cyane kudutega amatwi kandi namwe reka mbashimire cyane mbere yuko duva muri studio reka tubashimire cyane mwakoze kuza kantu k'agakino kagarura ibyishimo kagarura utuntu nyene ndazi murabizi namwe mwese reka tubashimire mwese mwadukurikiranye jewe nari kuri televiziyo cyangwa se jewe nari kuri microphone ndi Kaniza Signorine reka dushimire cyane abari ku byuma Dida and Didier mwakoze cyane kudukorera amashusho meza kandi mugana salo ya Bobo Bosco
iri hejuru muri kwa King James Cosmos. Turabararika mwese mumugane abogoshe neza, murakoze cyane. Reka dukore uwo mukino rero guys. Tugiye gukina umukino w'iyi couple ya Jean Bosco. Murabona ko bafite inkweto ebyiri, imwe ni y'umugore indi ni y'umugabo. Inkweto y'umugabo irareba umugabo nyine ari we Jean Bosco, inkweto y'umugore irareba Ange. Ibibazo tugiye kubabaza ni ibibazo 10. Rero Ange nitubaza ikibazo kikaba ari ikibazo kireba na Jean Bosco, Ange turabirebera ku nkweto y'umugabo. Nitubaza ikibazo kikaba ari ikibazo gihuriyeho no kuri Ange ari uwo mugore, turabireba ku nkweto. Reka tugendanira nawe rero tukinane uyu mukino, uraryoshye cyane, ndizera yuko turi bwishime cyane. Ikibazo cya mbere kiravuga ati ninde wabanje gupropose undi? Ikibazo cya kabiri kiravuga ati ninde urusha undi guteka? Yo, Mama Brielle aratsinze. Mama Brielle akaguteka kugutisha. Ikibazo cya gatatu kiravuga ati ninde umuntu iyo mufitanye gahunda, ninde ukunda gutinza undi? Ngo ni umugore. Okay. Ikibazo cya kane kiravuga ati iyo mwasohotse ninde utanga komande? Umugabo. Ikibazo cya gatanu kiravuga ati telefone yanjye ranzimanye. Ikibazo cya gatanu kiravuga ati ninde ukunda guhamagara undi kuri telefone? Mama duzamura cyane, Bobo akaba aratsinze. Ikibazo cya gatandatu kiravuga ati ninde ukunda kurakara vuba? Mwese murakunda kurakara ubwo. Ikibazo cya karindwi kiravuga ati ninde usaba imbabazi vuba? Ko mwese mukunda gusabana imbabazi no kurakara vuba. Okay. Ikibazo cya 8 kiravuga ati ninde ukunda gutanga care? Twese. Oya. Okay, Bobo ndabona ari guhatana cyane. Ikibazo cya 9 kiravuga ati ninde muntu ukunda kujya muri phone y'undi? Umugore. Okay. Ikibazo cya nyuma kiravuga ati ninde ukunda gupangira style uwundi? Umugore. Ndabona umugore ari watsinze umugabo kuko umubiri. Ninde ukunda gupangira style undi? Umugore upangira umugabo wese. Okay, ni umugore ukunda gupangira umugabo. Hama tukaba tubonye yuko Jean Bosco niwe yatsinze. Niwe yagize ibintu byinshi. Umugore yagize ibintu byinshi. Navuga yuko kumana. Okay, tukaba turangije gukora imikino yacu, wabonye ko ari mwiza cyane. Intsinzi ikaba itashe kwa Jean Bosco, akaba atsinze madamu we Ange. Turabizeza yuko imikino izagenda igaragara cyane. Hama turabashimira cyane mwe mwatuteze amatwi, kandi dushimira cyane n'abatwitabiriye no munsi mu kiganiro cyacu. Mwibuke gukanda subscribe kandi mukore na commentaire, biradufasha cyane tukamenya icyo duhindura. Hama Imana ibarinde cyane, turabakunda cyane.